myinshi itandukanye duhinga, ariko nshingiye ku masaka n'ibishyimbo mujya mubona ukuntu umuntu amara gusarura agiye guhunika imyaka ye. Hari imiti itandukanye akoresha mu guhungira, ibyo abikora ku bushake bwe kuko aba azi n'umumaro byamuviramo. Ariko nkwibire ibanga muvandimwe, ya myaka nuyihungira ntihazabura imungu n'imwe yazamo, gusa isaka cyangwa igishyimbo kizaba cyafashe uwo muti, iyo mungu ntizabasha kwinjira imbere. N'umuntu wihaye Imana niko namugereranya, kuko atazabura ibimurwanya, ariko ibyo byose biraza bikamusiga uko byamusanze, kuko aba afite igitinyiro nubwo ibyo biba byamubayeho. Imana yemeye ko imyaka ibaho, kandi nanone yemera ko imungu ibaho. Imana yemeye ko imyaka ibaho, kandi nanone yemera ko imungu ibaho. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu, hariho n'umutafata akawuhugiza. Umuntu iyo yemeye kwirinda iyo mungu, hariho n'umutafata akawuhugiza. Nubwo Imana yemeye ko iyo mungu ibaho, nanone yagiye yitanga imiti yo kuyica. Nubwo Imana yemeye ko iyo mungu ibaho, nanone yagiye yitanga imiti yo kuyica.